njya nkunda kubaganiriza muzagenda mubibona mu mafamiye atandukanye, wajya kubona ukabona umuntu yabaswe n'ingeso runaka kandi izo ngeso zanze gukira, ukabona umuntu yabaswe n'ikintu gikomeye kidashobora gukira, ukabona nk'umuntu avuka mu rugo rukomeye ariko ukibaza impamvu yiba bikakuyobera. Mwebwe iyo mwitegereje ibyo bintu muba mubona ari ibintu biri shyashya, ukajya kubona ukabona ari mu by'ukuri mu buzima busanzwe uriya muntu uzanamwegera umuganirize arya azakubwira ati njyewe njya gushiduka nkashiduka rwose mbona nabifashe ati kandi mba numva nshaka nyine kubifata. None wabigenza ute? Nyine aba afite ikibazo gikomeye, ashobora kuba afite imbaraga z'imyuka mibi zimutera ibyo ngibyo, ariko nyine mwebwe mukajya muvuga se uriya muntu ko ari umusore mwiza, uriya muntu ko ari umugabo mwiza, uriya muntu ko ari umukobwa mwiza, ikintu gishobora gutuma yiba ni igiki? Papa, mama, mushiki wanjye, musaza wanjye, mukuru wanjye, mbese ndagira ngo nkubwajya gucya ukarota ukaryama ucuramye, wajya kubona ukabona waryamye ugize gute ucuramye, uba ufite imbaraga z'imyuka mibi. Kera bajyaga batubeshya bakatubeshya ngo burimo kurota ukura, ngo iyo waryamye ngo warangiza ugacurama. Donc itegereze uburiri, ushobora kuba waba uryamanye n'undi muntu cyangwa se mutaryamanye, ushobora kuba uryamye ku gitanda cyangwa se uryamye ku buriri nyine wenda bwo hasi, birashoboka ko yaba ari matoro uryamyeho, birashoboka ko waba ari ikirago kubera ubushobozi, birashoboka ko waba uryamye ku gitanda, birashoboka ko mbese waba uryamye kuki. Wajya kubona ukabona uryamye ku gitanda, urugero wenda ni nk'igitanda cya kabiri kuri kangahe gutyo, kuri metero n'igice cyangwa se kuri gutyo, wajya kubona ukabona waryamye. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Ni umugisha kuba tujya dukomeza kubana ahangaha ni kuri Nganji Official. Wongere ubwire umuntu mujya mwegerana mu buzima busanzwe, mubwire uti nta handi twari turi ni kuri Nganji Official. Ni iby'igiciro gikomeye cyane rero, ni by'umunezero, tuba tumaze iminsi tutariko turaboneka, ariko ndagarutse n'ubundi, ndagarutse ni wa muhungu, ndagarutse ni wa wundi n'ubundi ujya ubivuga ntagire na kimwe asigaza. Ndagarutse rwose kuri uyu munsi wa none. Ni umugisha rero kuba tubana, ni iby'igiciro gikomeye cyane, ni iby'umunezero cyane. Mu by'ukuri mu buzima busanzwe nanjye ndabakunda cyane bene Nganji Official, ndabakunda cyane abantu bajya bakurikirana ibiganiro, ndabakunda cyane abantu mujya mufata nimero mu buzima busanzwe mukanyandikira, ndabakunda cyane abajya mufata nimero mukampamagara, ngo hari abajyaga batinya kumpamagara kugira ngo ntazabakoraho mu biganiro, ariko ntabwo umwanya w'ibyo ngibyo nawubona. Uretse n'ibyo ngibyo no gukora ibiganiro, hari igihe mbura umwanya, ariko ndashima Imana ko nk'uyu munsi mba nongeye nkaboneka. Hari abantu rero bari bamaze iminsi bavuga ngo simpari, ngo simboneka, abandi bavuga ngo narapfuye, abandi bavuga ngo narasaze, abandi bari mu buryo bwinshi butandukanye, abandi bavuga ngo ndi mu maboko atari ayanjye, abandi bavuga ngo ndi mu nzu y'imbohe. Ndagira ngo batangarize iki kintu kimwe: ndahari rwose, ndahari wese, ndahari neza. Mugano wa wundi ndahari n'inkoni n'inkuyo, ndahari kuwishimiye icyo ngicyo cyangwa se ku muntu waba wishimiye ikintu kibi cyaba cyarabaye kuri mugenzi we. Uwo ngo ntago ari umwana w'Imana, kandi se Satani akorera azamuhemba cyane. Ni umugisha rero kuba turi kumwe muri aya masaha, ni iby'igiciro gikomeye cyane. Tujya ducishamo tukaganira, twarangiza tukavuga ku bintu bitandukanye, ariko narangiza njyewe nkibanda ku bintu byitwa abarozi. Narababwiye ngo ujya kuvuga abatarabona, ariko kuri uyu munsi wa none nanone ndongeye ndagarutse. Mu minsi yashize nari ndimo ndabereka uburyo ki hari utuntu cyangwa se hari inyamaswa cyangwa se hari utunyamaswa dutoya abarozi bajya bifashisha bakagira gutya, ukabona baduciyemo, ukabona badukoze, ukabona barimo kutugendagendamo. Kuri uyu munsi rero wa none ndagira ngo nanone ngaruke, nongere ngira ikindi kintu nanone nongera kubakangurira, cyangwa se nongere ngira ikindi kintu nongera kubereka. Reka dusomane rino jambo si ubwa mbere turisomanye, ryanditse mu Kuva ibice 22 umurongo wa 17. Haravuga ngo umurozi kazi ntakabeho. Iri jambo ryanditse mu Kuva ibice 22 umurongo wa 17, haranditse ngo umurozi kazi ntakagire gute, ntakabeho. Hari indi jambo ryanditse mu Gutegeka kwa 2 ibice 18 umurongo wa 10,
haranditse ngo muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi. Yego, aha ni mu gutegeka kwa kabiri, ubwo Abisiraheli bari barimo bakomeje urugendo rwabo barimo guhabwa impuguro zitandukanye. Imana ibatuma irababwira ngo muri bo ntihazigere haboneka umuntu ucisha umukobwa we cyangwa se umuhungu we mu muriro, uragurisha ibicu cyangwa se biriya byitwa kuragurisha umutwe, cyangwa se umupfumu ukora iriya myuga ya gipfumu, cyangwa se umurozi. Yego, umurozi cyangwa se umurozi, niko bari barimo guhabwa inyigisho cyangwa se barimo guhabwa ubutumwa. Kuri uyu munsi rero ni munyemerere noneho tuganire ku kuntu ku muntu. Ese ushobora kubwirwa n'iki ko bakuroze? Ese ushobora kubwirwa n'iki ko ugira ibitero bimwe na bimwe by'amarozi? Ibitero bimwe na bimwe by'amarozi ushobora kubwirwa n'iki ko ubigira? Se ushobora kubwirwa n'iki ko abantu bashobora kuba bakuroga mu buryo butandukanye? Nicyo rero nshaka ko tuganiraho kuri uyu munsi wa none. Kandi mu buzima busanzwe ukajya wumva uri muzima, nyamara ko bakoreba hanze bakabona usa n'umuntu wataye umutwe, cyangwa se bakabona usa n'umuntu wasaze, cyangwa se bikaba byarabacanze. Haleluya. Hari n'abandi bantu amarozi ajya afata ntamenye ko byanamufashe. Yego, ntamenye ko byanamufashe. Hari abo bifata bikagagara. Ubwo ntago navuze za ndwara z'ibicuri cyangwa se z'insimbi, ahubwo navuze bino buryo bw'amarozi, buno buryo bwo kuba bararogeshejwe amahembe cyangwa se ibindi bintu, bikabafata bakagagara. Bamara kugagara se ukibaza ngo uyu muntu noneho aho bimurekuriye mu kanya ukabona yari nko mu yindi siye. Ibyo ngibyo rero byaramaze kurenga inkombe. Hari urwego utangira ushobora kuba wavuga uti se ibi bintu bimbaho ni ibiki? Ni munyemerere turebe urwo rwego rwa mbere, turebe nk'ingero nk'ebyiri cyangwa se 3. Nababwiye ngo angane kuri Nganji Official, mujye muca hasi nimurangiza mutere comment. Twagiye rero twifashisha urugero rwa mbere rushobora kwereka ko bashobora kuba bakuroga, wabyemera utabyemera, ariko si uko biba bitarimo kubaho. Dore urugero rwa mbere rukwereka ko barimo kukuroga. N'umunsi wabibonye uzabikurikirane neza, ubimenye neza, umenye ngo kamaze kuba. Icyambere, hari ukuntu umuntu akaryama mu buriri, yamara gusinzira, icyambere ukaba bwajya gucya ukarota ukaryama ucuramye. Wajya kubona ukabona waryamye ugize gute? Ucuramye. Uba ufite imbaraga z'imyuka mibi. Kera bajyaga batubeshya bakatubeshya ngo burimo kurota ukura, ngo iyo waryamye ngo warangiza ugacurama. Donc itegereza uburiri. Ushobora kuba waba uryamanye n'undi muntu cyangwa se mutaryamanye. Ushobora kuba waryamye ku gitanda cyangwa se uryamye ku buriri nyine wenda bwo hasi. Birashoboka ko yaba ari matoro uryamyeho, birashoboka ko waba ari ikirago kubera ubushobozi, birashoboka ko waba uryamye ku gitanda, birashoboka ko mbese waba uryamye kuki. Wajya kubona ukabona uryamye ku gitanda, urugero wenda ni nk'igitanda cya kabiri kuri kangahe gutyo, kuri metero n'igice cyangwa se kuri gutyo. Wajya kubona ukabona waryamye ucuramye. Waryamye ucuramye kandi wari warayigize gute? Wisigaye. Ariko wajya kubona ukabona ahari umutwe, ahari amaguru niho haje umutwe. Jya umenya yuko ufite imbaraga zikomeye cyane zikuriho zo mu rwego rwo hejuru z'amarozi, imbaraga zituma ucurama. Kandi nyine hari igihe bikubaho mbo mu gitondo ukumva nta birenze gutyo, ariko mu by'ukuri menya ngo ufite ikibazo gikomeye. Icya kabiri, kuba waba waraye nko ku buriri, wajya kubyuka mu gitondo ukabona wiryamiye hasi. Ushobora kwibaza ngo ikintu cyakujyanye hasi ni igiki? Kandi rimwe na rimwe iyo urimo kubyumvamo mu ngingo z'umubiri, uba wumva nta kintu na kimwe wabaye, uba wumva utavunitse, uba wumva nta kintu watesetseho. Ariko nshuti yanjye mwene data,
menya ngo ufite imbaraga z'amarozi zikomeye ku buzima bwawe. Icya gatatu, indwara yitwa kwibagirwa mu buryo busanzwe, kwibagirwa ukabona wabaga wibuka ibintu, wajya kumva watangiye gucanganyukirwa. Birashoboka ko bwaba ari uburwayi busanzwe, ariko noneho mu buryo buri spirituel cyangwa se mu buryo buri ego, hari n'igihe aba ari amarozi baragutereje kwibagirwa. Ukabona nk'umuntu yari afite umwana yari azi ubwenge, bamara kumugirira ishyari muri karitsiye, ukajya kumva ngo umuntu yagiye ku murozi runaka, arangije atanga amafaranga runaka kugira ngo uwo muntu azahinduke ikiwerewere, kugira ngo uwo muntu azahinduke mu buryo butandukanye. Nshuti bene data, njya nkunda kubaganiriza, muzagenda mubibona mu mafamiye atandukanye, wajya kubona ukabona umuntu yabaswe n'ingeso runaka kandi izo ngeso zanze gukira. Ukabona umuntu yabaswe n'ikintu gikomeye kidashobora gukira. Ukabona nk'umuntu avuka mu rugo rukomeye, ariko ukibaza impamvu yiba bikakuyobera. Mwebwe iyo mwitegereje ibyo bintu muba mubona ari ibintu biri shyashya, ukajya kubona ukabona ari mu by'ukuri. Mu buzima busanzwe uriya muntu uzanamwegera umuganirize, arya azakubwira ati njyewe njya gushiduka nkashiduka rwose, mbona nabifashe kandi mba numva nshaka nyine kubifata. None wabigenza ute? Nyine aba afite ikibazo gikomeye, ashobora kuba afite imbaraga z'imyuka mibi zimutera ibyo ngibyo, ariko nyine mwebwe mukajya muvuga se uriya muntu ko ari umusore mwiza, uriya muntu ko ari umugabo mwiza, uriya muntu ko ari umukobwa mwiza, ikintu gishobora gutuma yiba ni igiki? Papa, mama, mushiki wanjye, musaza wanjye, mukuru wanjye, mbese ndagira ngo nkubwire ikintu giteye ubwoba. Imbaraga z'amarozi zibaho cyane. Njye basobanurira ibi ngibi ndabizi, mbizi nk'ibintu byabaye ejo, narabitanzemo ubuhamya mu biganiro byahereye hejuru, ndabitangamo ubuhamya, ndangije mbigarukaho, ndangije mbizaho, ndabivuga bitari rimwe, ndabivuga bitari kabiri. Abantu dushobora kuba dufitanye isano babyumva mu buryo bwo kwihesha amahoro no kwiyerurutsa, ngo yewe ngo Kiruta ngo yarasaze, ngo yewe ngo runaka ngo byagenze gutya. Harimo n'abacishagamo bakavuga ko napfuye, harimo n'abacishagamo bakavuga ko ngo nataye umutwe. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, umurozikazi ntakabeho. Ndongeye ndabivuze nanone bwa kabiri, umurozikazi ntakajye abaho. Nari naje kuri uyu munsi kugira ngo mbehereze ibimenyetso. Umunsi wagiye ubyibonaho, jya usenga cyane. Yego, jya usenga cyane. Nabahereje ibimenyetso bigera kuri 4 cyangwa se 5. Nakubwiye ngo umunsi uzaryama, ukaryama uburiri bwawe ukaba ufite umusego, bwacyo ugasanga hari amaguru niho hagiye umutwe, nyine ugasanga wacuramye, uzamenye ko ibyo bintu atari shyashya. Abakubeshya ngo urimo gukura, ntawe ukura curama. Nawe unyumvirera, umuntu yaryamye, aryama ku musego, arangije bukeye umutwe werekeye mu mirambizo, bakamubwira ngo arimo gukura. Ibyo ukuramo ni ibiki? Kubera icyo ukura ucuramye se? Kubera icyo abantu babeshya abandi bantu barangiza bakabeshya ibintu bitandukanye? Icya kabiri, kuba waba wari waraye ku buriri, wamara kurara ku buriri uriho neza, wajya kubona bugacya mu gitondo waraye, bugacya nyine wibereye hasi, menya ngo ufite imbaraga ziteye ubwoba, ufite imbaraga z'imyuka mibi, cyangwa se ibintu bakohera, cyangwa se ibyo bagutongera bibi birimo kugutesha umutwe. Icya gatatu, kugira gutya mu buzima busanzwe, wajya ukumva uribagirwa, ukabona uribagirwa ibintu wajya kubyibuka. Nabahe urugero, hari umumama wari ufite umwana ngo mu karitsiye ngo azi ubwenge cyane, yarabonye ibintu by'imishinga bimurihirira, bamugirira ishyari, barangije baramurogesha, umwana ahinduka debile burundu. Kwibuka ntibikabeho mu buzima bwe bwa buri munsi. Yego, ariko nyine ibyo ngibyo babimenya amazi yaramaze kurenga inkombe. Icyo ngicyo nacyo ni ikintu gishobora kuba cyaba gituruka ku mbaraga z'abarozi cyangwa se abarozi kazi. Ikindi nanone cya 4, nabahaye urugero rwa bano bantu biba.
ukabona umuntu ariba mu buzima bwe busanzwe, ukabona umuntu ariba, ukibaza ukibaza mu buryo buteye ubwoba, ukibaza se gute uyu muntu yiba, ariko yajya kugusobanurira akakubwira ati nanjye njya gushiduka nkabona byabayeho, cyangwa se nkisanga muri iyo kesi, nkisanga muri ibyo bibazo bitandukanye. Ujye umenya ko muri ubwo buzima busanzwe nawe atari we, ahubwo nyine ari izo mbaraga ziba ziteye ubwoba, ziba zikomoka ku mbaraga za barozi. Yes, good. Tujya dukunda kuganira kuri bino bintu, abantu bamwe ugasanga barabyemera, abandi ugasanga ntibabyemera, bamwe ugasanga barabyumva kimwe, abandi ugasanga ntibabyumva kimwe, abandi ugasanga ntibashaka no kubyumva, bakavuga bati ibyo ni ibintu bitabaho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ijoro ribara uwariraye, utarariraye yaribarirwa nande. Ni umugisha kuba tujya ducishamo bino bintu tukabivuga cyane, twarangiza tukabizenguruka, tukagira ukuntu tubivugaho, tukagira icyo tubivugaho, tukagira icyo tubikompozaho, tukagira mbese imirongo tugenda dutanga. Impamvu nkoze kino kiganiro, hari abantu bari banyandikiye barambwira se umuntu ashobora kubwirwa n'iki, nibihe bimenyetso bishobora kukwereka ko ushobora kuba waba urogwa cyangwa se waba wararozwe. Ibyo ngibyo ni ibimenyetso bifatika. Ibimenyetso ni byinshi, abantu bagenda bahura n'uburyo butandukanye. Hari n'abantu barwara imitwe, yego imitwe, umutwe udakira, umutwe udakira. Hakaba hari nk'igihe bashyize nko muri systeme yawe ipusi igica hejuru y'inzu, wajya kumva umutwe urakwashije. Izo zose ni imbaraga z'amarozi. Yego, izo zose ni imbaraga z'amarozi. Nkunda kugaruka ku ipusi cyane kubera ko ipusi yaranteye, ipusi iranzengereza mu buryo bw'ubuzima butandukanye. Umwaka umwe irashira n'indi irataha, ariko ndagira ngo mbabwire ngo umurozikazi ntakabeho. Umurozikazi ahava akagera ntakabeho. Ni ukuri umurozikazi ntakabeho, kubera ko abarozi bica ibintu byinshi. Kandi narababwiye ngo ikibabaje muri ibyo ngibyo, yego ntabwo leta nyine yemera ibintu by'abarozi, ngo no mu buryo bw'amategeko ntabwo babyemera. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri kubaho. Abarozi babaho, abarogwa babaho, kandi rimwe na rimwe baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta murozi wabuze umukarabya. Uwo nguwo nawe afite ingingo zimurengera, abafite n'abantu bamurengera, abafite n'abantu badashaka kubyumva ko ibyo binashobora kuba bikora. Ariko nshuti zanjye bene data, ndagira ngo mbaganirire kuri kino kiganiro. Abarozi babaho kandi umurozikazi ntakabeho. Nsoje rero kino kiganiro mbifuriza amahoro y'Imana. Nari nateguye ko twaganira kuri iyi nkuru, nari nateguye ko twayivugaho uyu mugoroba, nari nateguye ko mwanyemerera nkayibasangiza, namara kwibasangiza mukarara neza ndetse mukarara amahoro. Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubashyigikira. Turabakunda cyane, ni iby'igiciro gikomeye ndetse n'iby'umunezero cyane. Mwari muri kumwe na Nganje Official. Ahangaha niho twari turi kuri uyu munsi. Mukomeze mugire Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu mu byo mukora byose, kandi ineza y'Imana ikomeze kubomaho. Ni umugisha kuba tubafite ndetse n'ibigiciro gikomeye cyane. Ciao naho ubutaha. Ndabakunda cyane mu byo tuba turimo gukora byose. Ndabakunda cyane kandi ndabazirikana. Gusa nimujya mwitegereza bino biganiro ku batarakora subscribe, mujye mugerageza muyikore. Ni umugisha kuba tuba turi kumwe namwe ndetse n'ibigiciro gikomeye cyane. Bye bye, naho utaha. Amahoro y'Imana abane namwe naho